Murakaza neza kuri ya YouTube channel yanyu Kefradon Entertainment. Uyu munsi mu kiganiro 10 zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 utaruzi bitangaje ku buzima bw'uyu muhanzikazi w'icyamamare witwa Rihanna. Niyo mpamvu musaba kureba iki kiganiro kugeza kirangiye ubashe kumva icyambere kuko cyo kiratangaje cyane. Twihuse cyane duhereye ku mwanya wa 10 nuko Rihanna ubwo yari akiri muto yavuze ko yabonye amadayimoni yigeze gutera mu rugo rw'iwabo ubwo mama we n'abandi bagore bari gusenga kwa Rihanna. Nibwo umwe mu bakobwa bari aho yatangiye gusakuza cyane, aribwo Rihanna we n'abandi bana bari aho babufashe bakabafungirana mu cyumba kugira ngo abo bantu bakuru basigare basenga cyane babashe gukura no kwirukana ayo madayimoni yari ari muri uwo muntu. Icyo gihe Rihanna yavuze ko yari afite ubwoba bwinshi cyane kandi yari yanahahamutse biteye ubwoba. Gusa Rihanna avuga ko usibye ibyo byabereye iwabo, akomeza atangaza ko ubwo yakuraga iwabo mu gihugu cya Barbados yajyaga abona imihuro y'abanyamadini bateranye bari gukura amadayimoni mu bantu. Nanone avuga ko rimwe na rimwe ubwo yabaga ari mu nsengero yajyaga akabona abantu batangiye gusimbagurika bakava mu myanya yabo bagatangira gusakuza mu majwi atari ay'abantu atandukanye, maze hagahita haza abandi bakabasengera kugira ngo birukane ayo madayimoni. Gusa impamvu Rihanna byamutangaje cyane nuko mu mico yo mu bihugu byo muri Karayibe aho yakuriye, ntabwo kuvuga mu ndimi n'imigenzo yo gukuramo abantu amadayimoni n'indi myuka ari ibintu bimenyerewe cyangwa bisanzwe bibaho hantu. Ku mwanya wa 9 nuko Rihanna ubwo yari afite imyaka 11 gusa yagiye mu gukora imirimo ya gisirikare ibe yaragenewe abana bakiri mu ishuri ariko bakiri bato. Nibwo agezeyo babatozaga gukorera hamwe nk'ikipe, bakabatoza ikinyabupfura ndetse n'indi myitozo cyangwa ikosi, gusa bitari ku rwego rw'umusirikare wa nyawe w'igihugu. Rihanna yaje kugera ku ipeti rya subcaporal, aho uwari umuhagarariye mu bijyanye n'imyitozo ndetse n'ikosi ari umuhanzi uzwi cyane witwa Chantel. Uwo niwe wari sergeant we ubwo bari muri izo gahunda. Aho hantu ni naho yigiye gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Ikindi Rihanna yishimira iyi gahunda kuko ngo yagize uruhare mu guteza imbere indangagaciro ze zo gukora cyane akanakunda umurimo. Gusa iyi gahunda ntabwo yayirangije kuko yaje kuyivamo afite imyaka 16 kugira ngo ajye gukurikirana umwuga we w'umuziki nyuma yo kubonwa n'umuproducer wamubonye ko afite imana. Rihanna najya siba gushimira iyi gahunda kikiri mu byatumye umwuga we w'umuziki utera imbere cyane. Ku mwanya wa 8 ku bintu utaruzi kuri Rihanna nuko ubwo yari akiri muto yigeze kurwaraho umutwe, gusa abaganga bagira ubwoba yuko yaba ari ikibyimba cyo mu mutwe arwaye. Rihanna kugira ngo agere ku rwego arwaraho umutwe ukabije w'igikatu byatewe na stress yagiraga zaterwaga n'ababyeyi be bari babanyeho mu makimbirane, aho papa we yakundaga gukubita bikomeye cyane mama we, kandi papa akaba yari yarayabaswe n'inzoga ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge bya kokayine. Ibi byatumye agumana agahinda n'ibyiyumviro byose mu mutwe, aho yari yaranze kugira umuntu n'umwe abiganiriza. Nibwo ubwo yari afite guhera ku myaka 8 kugeza ku myaka 13 yatangiye kujya aca mu cyuma cyangwa muri CT scan kugira ngo bamenye igitera ubwo buribwe n'ububabare yari afite. Nibwo abaganga batangiye kugira ubwoba bw'uko uyu mwana yaba afite ikibyimba cyo mu mutwe, ariko scanner yo ikaba ntacyo yari yaraberetse. Uyu mutwe ukabije yaje kuwukira nyuma y'uko ababyeyi be batandukanye bagahana gatanya. Mu biganiro Rihanna akora avuga ko ibi bihe bitari bimworoheye cyane, ariko ibyo yanyuzemo byatumye akomera kurushaho. Ku mwanya wa 7 ku bintu utaruzi kuri Rihanna nuko mu mwaka w'2009 yigeze gukina bikomeye cyane kuko icyo gihe yari afite ibibazo by'amafaranga n'amikoro atari ameze neza nubwo yari icyamamare kizwe n'isi yose. Ubundi uyu mwaka yari yarawutangiranye amafaranga agera kuri miliyoni 11, ariko aza kuwurangiza afite miliyoni 2 gusa. Aho ni nyuma y'uko yari avuye mu bitaramo bye byiswe Last Girl on Earth. Rihanna ibi byose abishinja ikigo gishinzwe gucunga imitungo cyitwa Beldon LLP, avuga ko kubera gucunga nabi amafaranga ye ari cyo cyatumye akena, byatumye ahita atanga ikirego mu mwaka w'2012 arega iki kigo. Zimwe mu mpamvu avuga ko iki kigo cyamucungiye amafaranga ye nabi harimo ko bamugiriye inama yo kugura inzu yari iherereye Los Angeles, akaba yarayiguze miliyoni 7, gusa nyuma iyo nzu yaje kugira ibibazo byatumye ibura umuntu n'umwe uyituramo, bituma Rihanna yigurisha kuri miliyoni 2 gusa, maze bimuteza igihombo cya miliyoni 5.
Ikindi ni uko ibitaramo yari ari gukora ntabwo byari biri kwinjiza amafaranga menshi nk'uko byari bikwiye, gusa we yavuze ko abacungamutungo be batigeze babimumenyesha ko ibitaramo bye biri guhomba cyane. Nyuma y'ibyo yavuze ko n'amafaranga ibitaramo bye byinjije iki kigo cyatwayeho komisiyo ya 22% kandi ikaba yari iri hejuru y'iteganywa, mu gihe Rihanna we yatwayeho 6% byayo ibitaramo bye byose byinjije. Ikindi ni uko iki kigo cyamugiriye inama yo kugura inzu kandi bari bazi ko afite ibibazo by'amafaranga. Ibyo byaje kurangira yirukanye abo bose bakoranaga muri 2012, ahita ava muri label ye ya kera yamufashaga mu muziki, maze ahita ashingiye iri munsi ya Roc Nation ya Jay-Z kugira ngo ajye agira uburenganzira bwuzuye ku bihangano bye. Nyuma nibwo yaje gukora ibicuruzwa birakundwa cyane harimo Fenty Beauty, Savage X Fenty ndetse na Fenty Skin. Gusa cya kigo byarangiye kimuhaye miliyoni 10 nk'uko urukiko rwari rwabibategetse. Ubu Rihanna ni umwe mu bagore bakize n'umutungo ungana nka miliyari 1 na miliyoni 700 z'amadolari. Ku mwanya wa gatandatu ku bintu utaruzi kuri Rihanna ni uko ubwo yari akiri muto ahagana muri za 2000 yacurujeho imyenda ku mihanda ya Bridgetown mu gihugu cya Barbados kugira ngo abone amafaranga yo gufasha umuryango we nawe abone amafaranga ye yo kwiyitaho. Ubundi Rihanna yakuriye mu muryango ukennye bitewe n'uko papa ye yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga. Ibi nibyo byagoraga umuryango kubaho kuko se ni yari akijya gukora ndetse niyo yajyagayo amafaranga yazanaga yaguraga ibiyobyabwenge bye. Nibwo mama wa Rihanna yatangiye kujya doda imyenda akanayikora, maze we na Rihanna bakajya kuyigurisha ku muhanda bayitambitse. Muri iki gihe yaririmbaga kugira ngo igihe cyihute kandi kugira ngo aniyibagize ibibazo byose yari ari gucamo. Ikindi yafataga rakirete agatekereza ari mikoro afite, atekereza ari kuririmbira abantu benshi cyane. Gusa ibi nibyo byaje kurangira ubwo yavumburwaga n'umugabo Evan Rogers amujyana muri Amerika kujya gutangira kariyeri ye y'umuziki. Ku mwanya wa gatanu ku bintu utaruzi kuri Rihanna ni uko buriya Rihanna yagizwe intwari y'igihugu. Ku itariki ya 30 Ugushyingo mu mwaka wa 2021 nibwo habaye umuhango wo gutangaza no kugira Rihanna intwari y'igihugu, akaba yari n'umunsi igihugu cya Barbados cyari kigiye kuba repubulika. Ibyo bigatuma umwamikazi Elizabeth wa kabiri atagikomeza kuyobora iki gihugu kuko niwe wari umuyobozi wo hejuru ameze nka perezida. Nyuma yo kumugira intwari yahise ahabwa titre ya The Right Excellent Robin Rihanna Fenty. Uyu muhango wayobowe na Minisitiri w'Intebe Mia Montclair ari kumwe na Perezida Dame Sandra Mason ari nabo bamugize intwari y'igihugu. Rihanna yahise aba umuntu wa 11 ndetse aba n'umugore wa kabiri kubona iki cyubahiro, kandi akaba ari cyo kintu gikomeye cya nyuma mu gihugu cya Barbados umuntu yahabwa. Zimwe mu mpamvu zatumye agirwa intwari harimo ko binyuze mu mushinga wa Clara Lionel, Rihanna yatanze amamiliyoni ngo ajye gufasha mu buvuzi no mu burezi, harimo no gutanga ibikoresho mu gihe cya Covid. Mu mwaka wa 2018 nibwo yagizwe brand ambassador w'uburezi, ubukerarugendo n'ishoramari na leta ya Barbados. Hakaza ko Rihanna binyuze mu bihangano bye yagiye ateza imbere umuco w'iwabo aho akomoka. Ikindi ni uruhare yagize mu kubera intangarugero n'icyitegererezo urubyiruko rukiri ruto rwo muri Barbados. Iyo bigeze ku itariki ya 28 Mata buri mwaka nibwo mu gihugu cya Barbados bazirikana umunsi w'intwari, aho Rihanna nawe aba ari mu bo bazirikana kubera uruhare yagize mu kumenyekanisha igihugu cye cy'amavuko. Ku mwanya wa 4 ku bintu utaruzi kuri Rihanna nuko afite imigezo cyangwa ibintu akora mbere yo kujya ku rubyiniro gutaramira abantu. Iba bikora kugira ngo ategure neza ijwi rye, kugira ngo abanze atuze yirinde igihunga ndetse ibitekerezo bye byose bishyire ku byo agiye gukora mbere yo kujya ku rubyiniro. Bimwe mu bintu Rihanna akora mbere yo kujya ku rubyiniro nuko abanza kunywa shoti y'akarahure ibigizwe na ji y'amaronji, amazi ndetse na soda, ibakabikorerwa n'umwe mu bo bakorana ari we umuzanira iyi shoti. Ikindi nuko Rihanna abanza kujya mu bafana kureba mood bafite nuko biteguye, ahazwiho kwambara umupira w'ingofero munini akiyoberanya kugira ngo batamumenya. Icya gatatu akora ni ugusenga, aho afata abantu bose bari mu ikipe ye n'ababyinnyi bamubyinira akabahuriza hamwe bagakora uruziga bafatanya amaboko, hanyuma bagasenga bakavuga amagambo abatera imbaraga. Gusa ikindi kintu ajya akora nuko mbere yo kujya ku rubyiniro iyo bari kumukorera make-up ze abanza guhamagara umutoza we w'ijwi kugira ngo abanze amushyushye anamuyobore mu mikoreshereze neza y'ijwi.
Ikindi kintu yakundaga gukora ni uko yahagararaga inyuma y'urubyiniro wenyine akiyibutsa anasubiramo amazina y'ibirwa bito byo muri Karayibe kugira ngo yibuke gakondo y'aho aturuka ndetse no kuguma ashikamye. Ku mwanya wa gatatu ku bintu utari uzi kuri Rihanna ni uko yaciye akanabuza abafana be kutazongera kuzana imitaka mu bitaramo bye. Icyemezo cyo guca imitaka mu bitaramo bya Rihanna igifashe ubwo yari agiye gutangira kuzenguruka hirya no hino mu Burayi akora ibitaramo muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2008. Nibwo yashyizeho abashinzwe umutekano bakajya basaka mbere abafana bakanasuzuma niba nta muntu wazanye umutaka cyangwa ufite. Iki cyemezo yagifashe bitewe n'impanuka ndetse n'ibibazo byabaga biturutse ku mitaka, aho abafana babikoraga mu rwego rwo kwigana imbyino zari ziri mu ndirimbo ya Rihanna yitwaga Umbrella yakunzwe cyane, bakayizana bayifungura igakomeretsa abantu ndetse igateza n'ibindi bibazo. Ikindi, abashinzwe umutekano bari bafite impungenge ko akuma kaba kari imbere ku mutaka byoroshye kuba kakwinjira kakanangiza ijisho ry'umuntu kuko abafana baba bari ahantu hafunganye. Gusa hari ikintu kimwe abantu batavugagaho rumwe kuko abafana babuzwaga kuzana imitaka mu gihe amaduka yabaga ari aho ngaho yacuruzaga imitaka ya Rihanna. Ikindi, nk'iyo habaga hari kugwa imvura cyangwa urubura, abashinzwe umutekano babwiraga abafana gusiga imitaka yabo bakaza kuyibasubiza igitaramo kirangiye. Ku mwanya wa kabiri ku bintu utari uzi kuri Rihanna ni uko Rihanna yishinganishirije ukuguru kwe, bivuze ko amaguru ya Rihanna afite ubwishingizi. Amaguru ye yayishinganishirije amafaranga agera kuri miliyoni 1 y'idolari, bikaba byarakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2007 binyuze mu kigo cyitwa Lloyds of London. Ibi byabaye nyuma y'uko Rihanna atsindiye igihembo cya Celebrity Legs of Goddess mu bihembo bya Gillette Venice Breeze. Nyuma yaho amaguru ye yahise aba igice kigize brand ye ndetse n'igice cy'ubufatanye mu kwamamaza. Ni ukuvuga ngo kuba yarishinganishirije amaguru ye bivuze ko habaye nk'ikibazo amaguru yakangirika cyangwa akavunika cyangwa akagira ikindi kibazo cyose ahura nacyo, bazahita bamuha miliyoni 1 y'idolari kugira ngo aburizemo ibihombo yatewe no kubura ibiraka byo kwamamaza no guhagarika gukora ibitaramo. Gusa iyi Lloyds of London ntabwo ari Rihanna aricyo cyamamare cyonyine bishinganishirije, kuko hari n'ibindi byamamare nabyo bifite ubu bwishingizi ku bice by'imibiri yabyo, harimo Tina Turner nawe ufite ubwishingizi bw'amaguru bungana na miliyoni 3,200,000. Hakaza Mariah Carey nawe wishinganishirije amaguru kuri miliyari 1 y'idolari. Hakaza Heidi Klum nawe wishinganishirije amaguru ye kuri miliyoni 2, ndetse na Taylor Swift nawe wishinganishirije amaguru ye kuri miliyoni 40 z'idolari. Ibi byamamare byose bibikora kugira ngo izi kampani zizabishyure mu gihe amaguru yabo azaba yagize ikibazo, ku buryo batazashobora kubyina bagiye mu bitaramo cyangwa batazashobora gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye n'ibindi bigo, ku buryo batazashobora kumurika imideri ndetse n'ibindi. Rihanna ndetse n'ibindi byamamare bafata ibice byabo by'umubiri nk'umutungo w'ubucuruzi uzabazanira amafaranga, ku buryo ibyo bice bigize ikibazo bashobora kubura no guhomba amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu babafatira ubwishingizi kugira ngo bigize ikibazo izo kampani z'ubwishingizi zizabishyura amafaranga yo kuziba icyuho batewe n'uko ibice byabo byagize ibibazo. Twihuse cyane ku mwanya wa mbere ku bintu utari uzi kuri Rihanna ni uko atigeze arangiza kwiga amashuri ye, ndetse akiga mu mashuri abanza baramunyuzuraga cyane kubera ko yari afite uruhu rw'inzobe cyane kurusha abandi banyeshuri, akaba ari ibintu yaciyemo mu bwana bwe hafi ya bwose. Abanyeshuri baramunyuzuraga bakamwiyenzaho bakamutuka ndetse rimwe na rimwe bagashaka no kumukubita. Mbere babanje kujya bamunyuzura bitewe n'uko yari inzobe cyane, nyuma batangira kumunyuzura bitewe n'ukuntu yari ateye kuko yari ananutse cyane, ndetse bamunyuzura bitewe n'uko yakuriye mu muryango ukennye cyane. Gusa Rihanna we avuga ko ibi byose yaciyemo yanze kubireka ngo bimushyire hasi, ahubwo ibi byose ari iby'Imana yamunyujijemo kugira ngo yitegure ingorane n'imbogamizi azahura nazo mu ruganda rw'umuziki. Rihanna ntiyigeze arangiza amashuri ye kuko yahise ahagarika kwiga ubwo yari afite imyaka 16 kugira ngo ajye gukabya inzozi ze zo kuba umuririmbyi. Nibwo yaje kuvumburwa n'umuproducer yumvise impano ye avuga ko azamujyana muri Amerika, aribwo Rihanna yahise yimukira muri Amerika atangira gukora ku mishinga ye y'indirimbo nyuma yo gusinyana amasezerano na Jay-Z muri Def Jam. Gusa hari bamwe bavuga ko Rihanna yavuye mu ishuri kubera ko yari umuswa anagira amanota mabi,
ariko ibyo ni ibihuha, ahubwo yahisemo gukurikira amahirwe yamufasha kuba icyamamare mpuzamahanga no gusinya amasezerano azamufasha kuzamura impano ye yo kuririmba aho kuguma muri Barbados akarangiza amashuri ye. Nshimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'iki kiganiro, ni iby'agaciro. Bibutsa gukora subscribe, gutanga igitekerezo cyanyu muri comment, gukanda like no gusharinga ku bantu benshi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.